Tariki 21 z'ukwa 11 2022 mu mudugudu wa Murindi mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro humvikanye urupfu rw'umugabo witwa Twagirayezu Theogene wasanzwe mu rugo ari ku gitanda yapfuye yakubiswe inyundo anateragurwa ibyuma. Mu iperereza ry'ibanze ryakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ryasize abagabo bane n'umugore w'uyu nyakwigendera batawe muri yombi bose bakekwaho uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo. Kuri uyu wa kane tariki 27 z'ukwa 4 2023 nyuma y'amezi agera kuri 5 iki cyaha gikozwe, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahisemo kwimurira icyumba cyarwo rwagati mu baturage aho iki cyaha cyabereye ngo haburanishwe urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo bane aribo Uyisenga Alphonse, Rubabaza Vianney, Ndizihiwe Evariste, Habiryayo Atanazi na Mutatsineza Asumuta umugore wa nyakwigendera, bose bakurikiranyweho ubufatanyacyaha mu cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Ubushinjacyaha bwatangiye busobanura imiterere y'iki cyaha aba bakurikiranyweho bugaragaza ko ubu bwicanyi bwashyizwe mu bikorwa ku itariki yagaragajwe mu gika cyabanje cy'iyi nkuru, ariko ko wari umugambi wacuzwe igihe kirekire cyane ko ngo hanabanje kwifashishwa umuti mwiburanisha wasobanurwaga nk'uburozi bwagombaga guhitana n'ubundi nyakwigendera hatabayeho gukoresha imbaraga. Ngo kuri iyi tariki nyirizina nyakwigendera yiciweho Uyisenga ngo yaje yitwaje inyundo n'icyuma ari kumwe na Rubabaza, bahamagara Mutatsineza buzuza umugambi wo kwivugana umugabo we, barinjira basanga asinziriye abikanze. Uyu Rubabaza amukubita inyundo inshuro ebyiri mu ijosi ngo abwira Uyisenga ati ngaho musunge aferi tuyirangize. Aba bagabo bavugwa muri uru rubanza ngo ibi babikoraga bemerewe igihembo cya $1.5 y'amanyarwanda. Ashinjwa kandi na Mutatsineza bafatanyije icyaha, amushinja ko ari we wishe uyu mugabo we cyane ko yashakaga ko babana, kandi akanemeza ko muri rajoro ari we wazanye na Rubabaza kurangiza umugambi wabo, aho baje bitwaje ibyuma n'inyundo bamumaramo umwuka. Mutatsineza umugore wa nyakwigendera ngo mwibazwa ry'ibanze yagaragaje ko yari yarabanye n'uyu mugabo by'amaburakindi kuko ngo we atamukundaga, ari nayo mpamvu ngo bashakaga kumwica kugira ngo bamwikize yibanire n'Uyisenga nta kibabangamiye. Gusa uyu mugore mwiburanisha rya none ibi yabiteye utwatsi yivuye inyuma. Cyangwa urekura cyemera Uyisenga nawe yireguye agaragaza ko inyundo yavuzwe nk'iyakoreshejwe mu kwica nyakwigendera, ko ahubwo uyu nyakwigendera ari ubwe wayizaniye, ahubwo ashaka kubagirira nabi kubera ko bamwishyuzaga amafaranga yari yabasigayemo ku buvuzi bwerekeye no kuzuza inshingano z'urugo bari bamuhaye. We ngo mu buryo bwo kumwirukana mu rugo iwe aho bari bari mu rwego rwo kumwishyuza azana iyo nyundo ashaka kuyikubita Rubabaza, undi arayimwaka ayimukubita ngo adafite umugambi wo kumwivugana. Uyu Rubabaza Vianney aravuga ati sha amafaranga yanjye nkuvure none ubushaka no kunyica, nawe barayitoye inyundo arayimukubita mu mutwe. Yayimukubise rwose inshuro 3. Umugabo twaramuteruye, isumeyo yari yamaze kumuvaho, tumujugunya ku buriri, twe duhita dusohoka duhita tugenda. Usibye Mutatsineza umugore wa nyakwigendera, abandi bose bemereye inteko iburanisha uruhare rwabo muri ubu bwicanyi, gusa bagaragaza ko imikorerwe yarwo yo batayemeranywaho niyo ubushinjacyaha bwari bumaze kugaragaza, ngo cyane ko bwagendeye ku byavuye muri raporo yakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ariko ko byinshi muri byo babyemeraga kubera ko bari bari ku ngoyi. Uwitwa Rubabaza wati rwose ibi nabivugishijwe n'imihini ngira ngo nibura bandohorera. Ibyo navugaga byose nabitewe no kuri ribe yuko mbona nkajya mvuga ibyo mbonye kubera ko mvuga nti genda barandohora. Ibi dusomye ahangaha wavugiye kuri rimbu nabigishwaga n'imihini n'inkoni, nabivugaga n'inkoni. Icyo nzi nuko nabajijwe nkubitwa, mu by'ukuri ubu ntiwambwira icyo navuze ntabwo nkiza ntacyo. Habiryayo umwanya n'uwawe. Yewe ikibazo cy'uyo miti twazanye ndacyemera, ariko uwo mugabo ntaho nzi nta naho nigeze nkandagira. Muri iri buranisha hari inyandiko umucamanza yasomeye mu ruhame agaragaza ko ari yanditswe na Mutatsineza asaba imbabazi kuri iki cyaha. Gusa abajijwe niba yaba ayizi avuga ko usibye no kuyimenya ko atanazi gusoma no kwandika. Narindi kuri ribu bambajije ibyo byose, icyo nzi nuko bampaye urupapuro ngo nsinye, ntabwo nzi ibyo nari nsinyiye. Ibyo nibuka bambajije ko nitwa n'umuryango wanjye byose nyine
ngenda mbibabwira ko ntabwo nari nzi ibyo ari byo nibwo bampaye ikaramu ngo nsinye. Uzi kwandika no gusoma? Ntabyo nzi. Gira hino gato mwereke. Umwavoka wawe nawe nazi. Inyandiko ntabwo yizi. Yizi gute kandi ntazi kwandika? Ntabwo uzi kwandika? Ukajya kwicara. Urakoze. Ingingo ihana iki cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ni y'107 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo iteganya ko iyo ukurikiranyweho iki cyaha gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko mu gufata umwanzuro rwazasesengura ibimenyetso byose byatanzwe mu iburanisha rukabihuza n'ubwiregure bw'aba baregwa. Ubushinjacyaha bwagaragaje nk'uburimo kwivuguruza mu mvugo, aheraho abasabira kuzahamwa n'iki cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, urukiko rukazabahanisha igihano cy'igifungo cya burundu kuri buri wese. Umushinjacyaha ati turasaba ko hatazabaho koroherezwa ibihano kuko mu kwisobanura kwabo nubwo bamwe bemera uruhare rwabo ariko nta kwicuza icyaha bakoze kubirimo. Ati kandi ibi nibikorwa ubutabera buzaba butanzwe bibe n'isomo ku bandi baba batekereza gukora icyaha nk'iki. Uwunganira aba baregwa akomoza ku gihano ubushinjacyaha bwari bumaze gusabira abakiriya be yavuze ko kuba harimo ababurana bemera uruhare rwabo mu rupfu rwa nyakwigendera ko ari intambwe nziza yashingirwaho hatanga ubutabera, hanyuma ibyo amategeko ateganya kuwemera icyaha akanagisabira imbabazi nabyo bikubahirizwa. Kuba umwunganizi yunganira umuntu wakoze icyaha akacyemera, twe nk'abaprofesiyoneri tubona yuko ari uburyo bwiza bwo kugira ngo ubutabera butangwe ndetse n'abaje gukurikira urubanza ahangaha bumve yuko gukora icyaha nk'umuntu ukacyemera ugasaba imbabazi wenda iby'Imana ntitubizi ariko byaba ari umuco mwiza n'uburyo bw'ubutabera no gufasha ubutabera kugira ngo butajya gucukumbura hirya no hino. Gasaba yuko kuri Uwisenga Alphonse ukwirega kwe urukiko rwazabiha agaciro muri iburanisha ndetse n'ibyo amategeko agenera uwemera icyaha agasaba imbabazi bikazamugeraho mu gufata icyemezo. Ku bandi basigaye bo ukuyemo Uyisenga na Rubabaza yavuze ko bakwiye kurenganurwa aho kugabanyirizwa ibihano ahubwo bakagirwa bere kuko ngo utagabanyirizwa igihano kandi utarakoze icyaha. Kuri Mutatsi neza ho yavuze ko kuba afite umwana w'imyaka 3 yasize byo bikwiye gusuzumanwa ubushishozi hanashingiwe ku burenganzira bw'umwana akagirwa umwere kugira ngo ajye kumwitaho. Nyuma yo kumva impande zombi umucamanza yapfundikiye iburanisha avuga ko imyanzuro yaryo izasomwa tariki 12 z'ukwa gatanu saa 8 z'amanywa n'ubundi mu ruhame aha rwaburanishirijwe. Uru ni urubanza abaregera indishyi batahawemo umwanya kuko ngo uruhande tariki 21 z'ukwa 11 2022 mu mudugudu wa Murindi mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro humvikanye urupfu rw'umugabo witwa Twagirayezu Theogene wasanzwe we mu rugo ari ku gitanda yapfuye yakubiswe inyundo anateragurwa ibyuma. Mu iperereza ry'ibanze ryakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ryasize abagabo 4 n'umugore w'uyu nyakwigendera batawe muri yombi bose bakekwaho uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo. Kuri uyu wa kane tariki 27 z'ukwa 4 2023 nyuma y'amezi agera kuri 5 iki cyaha gikozwe, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahisemo kwimurira icyumba cyarwo rwagati mu baturage aho iki cyaha cyabereye ngo haburanishwe urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 4 aribo Uyisenga Alphonse, Rubabaza Vianney, Ndizihiwe Evariste, Habiryayo Atanazi na Mutatsi neza Asumuta umugore wa nyakwigendera, bose bakurikiranyweho ubufatanyacyaha mu cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Ubushinjacyaha bwatangiye busobanura imiterere y'iki cyaha aba bakurikiranyweho bugaragaza ko ubu bwicanyi bwashyizwe mu bikorwa ku itariki yagaragajwe mu gika cyabanje cy'iyi nkuru ariko ko wari umugambi wacuzwe igihe kirekire cyane ko ngo hanabanje kwifashishwa umuti mwiburanisha wasobanurwaga nk'uburozi bwagombaga guhitana n'ubundi nyakwigendera hatabayeho gukoresha imbaraga. Ngo kuri iyi tariki nyirizina nyakwigendera yiciweho Uyisenga ngo yaje yitwaje inyundo n'icyuma ari kumwe na Rubabaza bahamagara
Mutatsineza buzuza umugambi wo kwivugana umugabo we barinjira basanga asinziriye abikanze. Uyu Rubabaza amukubita inyundo inshuro ebyiri mu ijosi ngo abwira uyisenga ati ngaho musunge aferi tuyirangize. Aba bagabo bavugwa muri uru rubanza ngo ibi babikoraga bemerewe igihembo cya $1.5 y'amanyarwanda. Ashinjwa kandi na Mutatsineza bafatanyije icyaha, amushinja ko ari we wishe uyu mugabo we, cyane ko yashakaga ko babana, kandi akanemeza ko muri rajoro ari we wazanye na Rubabaza kurangiza umugambi wabo, aho baje bitwaje ibyuma n'inyundo bamumaramo umwuka. Mutatsineza umugore wa nyakwigendera ngo mwibazwa ry'ibanze yagaragaje ko yari yarabanye n'uyu mugabo by'amaburakindi kuko ngo we atamukundaga, ari nayo mpamvu ngo bashakaga kumwica kugira ngo bamwikize yibanire n'uyisenga nta kibabangamiye. Gusa uyu mugore mwiburanisha rya none ibi yabiteye utwatsi yivuye inyuma. Cyahure kuracyemera Uyisenga nawe yireguye agaragaza ko inyundo yavuzwe nk'iyakoreshejwe mu kwica nyakwigendera, ko ahubwo uyu nyakwigendera ari ubwe wayizaniye, ahubwo ashaka kubagirira nabi kubera ko bamwishyuzaga amafaranga yari yabasigayemo ku buvuzi bwerekeye no kuzuza inshingano z'urugo bari bamuhaye. We ngo mu buryo bwo kumwirukana mu rugo iwe aho bari mu rwego rwo kumwishyuza azana iyo nyundo ashaka kuyikubita Rubabaza, undi arayimwaka ayimukubita ngo adafite umugambi wo kumwivugana. Uyu Rubabaza Vianney aravuga ati sha amafaranga yanjye nkuvure none ubushaka no kunyica, nawe barayitoye inyundo arayimukubita mu mutwe. Yayimukubise rwose inshuro 3. Umugabo twaramuteruye, isumeyo yari yamaze kumuvaho, tumujugunya ku buriri, twe duhita dusohoka duhita tugenda. Usibye Mutatsineza umugore wa nyakwigendera, abandi bose bemereye inteko iburanisha uruhare rwabo muri ubu bwicanyi, gusa bagaragaza ko imikorerwe yarwo yo batayemeranywaho niyo ubushinjacyaha bwari bumaze kugaragaza, ngo cyane ko bwagendeye ku byavuye muri raporo yakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ariko ko byinshi muri byo babyemeraga kubera ko bari ku ngoyi. Uwitwa Rubabaza wati rwose ibi nabivugishijwe n'imihini ngira ngo nibura bandohorera. Ibyo navugaga byose nabitewe no kuri libe yuko mbona nkajya mvuga ibyo mbonye kubera ko mvuga nti genda barandohora. Ibi dusomye ahangaha wavugiye kuri limbu nabigishwaga n'imihini n'inkoni, nabivugaga n'inkoni. Icyo nzi ni uko nabajijwe nkubitwa. Mu by'ukuri ubu ntiwambwira icyo navuze ntabwo nkiza nta kibazo. Abiryayo umwanya n'uwawe. Yewe ikibazo cy'iyo miti twazanye ndacyemera, ariko uwo mugabo ntaho nzi nta naho nigeze nkandagira. Muri iri buranisha hari inyandiko umucamanza yasomeye mu ruhame agaragaza ko ari iyanditswe na Mutatsineza asaba imbabazi kuri iki cyaha. Gusa abajijwe niba yaba ayizi avuga ko usibye no kuyimenya ko atanazi gusoma no kwandika. Narindi kuri ribu bambajije ibyo byose, icyo nzi nuko bampaye urupapuro ngo nsinye, ntabwo nzi ibyo nari nsinyiye. Ibyo nibuka bambajije ko nitwa n'umuryango wanjye byose nyine ngenda mbibabwira ko ntabwo nari nzi ibyo ari byo, nibwo bampaye ikaramu ngo nsinye. Uzi kwandika no gusoma? Ntabyo nzi. Gira hino gato mwereke. Umwavoka wawe nawe nazi. Ntabwo yizi. Yizi gute kandi ntazi kwandika? Ntabwo uzi kwandika? Ukajya kwicara. Urakoze. Ingingo ihana iki cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ni y'Ijana mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo iteganya ko iyo ukurikiranyweho iki cyaha gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko mu gufata umwanzuro rwazasesengura ibimenyetso byose byatanzwe mu iburanisha rukabihuza n'ubwiregure bw'aba baregwa ubushinjacyaha bwagaragaje nk'uburimo kwivuguruza mu mvugo, aheraho abasabira kuzahamwa n'iki cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Urukiko
urukiko rukazabahanisha igihano cy'igifungo cya burundu kuri buri wese. Umushinjacyaha ati turasaba ko hatazabaho koroherezwa ibihano kuko mu kwisobanura kwabo nubwo bamwe bemera uruhare rwabo ariko nta kwicuza icyaha bakoze kubirimo. Ati kandi ibi nibikorwa ubutabera buzaba butanzwe bibe n'isomo ku bandi baba batekereza gukora icyaha nk'iki. Uwunganira aba baregwa akomoza ku gihano ubushinjacyaha bwari bumaze gusabira abakiriya be yavuze ko kuba harimo ababurana bemera uruhare rwabo mu rupfu rwa nyakwigendera ko ari intambwe nziza yashingirwaho hatanga ubutabera, hanyuma ibyo amategeko ateganya kuwemera icyaha akanagisabira imbabazi nabyo bikubahirizwa. Kuba umwunganizi yunganira umuntu wakoze icyaha akacyemera, twe nk'abaprofesiyoneri tubona yuko ari uburyo bwiza bwo kugira ngo ubutabera butangwe ndetse n'abaje gukurikira urubanza ahangaha bumve yuko gukora icyaha nk'umuntu ukacyemera ugasaba imbabazi, wenda iby'Imana ntitubizi ariko byaba ari umuco mwiza n'uburyo bw'ubutabera no gufasha ubutabera kugira ngo butajya gucukumbura hirya no hino. Gasaba yuko kuri Uwisenga Alphonse ukwirega kwe urukiko rwazabiha agaciro muri iri buranisha ndetse n'ibyo amategeko agenera uwemera icyaha agasaba n'imbabazi bikazamugeraho mu gufata icyemezo. Ku bandi basigaye bo ukuyemo Uyisenga na Rubabaza yavuze ko bakwiye kurenganurwa aho kugabanyirizwa ibihano ahubwo bakagirwa bere kuko ngo utagabanyirizwa igihano kandi utarakoze icyaha. Kuri Mutatsineza ho yavuze ko kuba afite umwana w'imyaka 3 yasize byo bikwiye gusuzumanwa ubushishozi hanashingiwe ku burenganzira bw'umwana akagirwa umwere kugira ngo ajye kumwitaho. Nyuma yo kumva impande zombi umucamanza yapfundikiye iburanisha avuga ko imyanzuro yaryo izasomwa tariki 12 z'ukwa gatanu saa 8 z'amanywa n'ubundi mu ruhame aha rwaburanishirijwe. Uru ni urubanza abaregera indishyi batahawemo umwanya kuko ngo uruhande rwabo rutagaragaye mu kirego cyatanzwe.